sha umva rero bino bishyitsi biri na hano biba byananca ibi kwino n'ukunda bikana noneho byasanze ndiko nari ikibazo ngiye kwiga ubwenge ariko ubundi ubu wabwira nk'abantu ngiye gutanga itangazo ko hano hari ubukwe kugira ngo abantu burya n'abavumba bafite imbaraga baraza babyase bazi ko hari ubukwe nibarangiza kubyase ndabwira ko ubukwe buhagaze buzaba mu minsi itanu Jesus ahubwo kandi n'icungu uraza ku muhanda bite mubwira zabikore wa mbere namubonye akuriya we ni nkubiswe irata akuriya warazasa urabona ko n'imyenda ya musaza yashobora kuba ari n'ibandi nimubwira ko ari ibintu by'iminywere uyu we ntabwo arazuyaza leta zaza ahubwo kanzembe n'impampa ariko si ikibazo ubundi bafite akaboko kananutse nk'aka kanjye akaguru nk'aka kanjye ubu arabishobora ariko reka nzi arabikora danese arabikora kuvumba nimubwira ko ari ibintu by'iminywere arabikora ako sereka nkubaza kumagaritse kanene mfite gahunda ni buntu ufite imitwe mitoya buni nabwo bugira amagambo menshi ako saka kagabo kangana nk'ihamba imbwa ko kamagaritse wa murindiro urabona ngende ifu ntihamba imbwa uvuze ko nyiri urugo yapfuye aba yamwishe akigogeye ntago ari byo nanjye kukubwira ntago aba ari umwishe none se kutuvuze ko yaba yapfuye akigogeye uramagarika no mwisatere wabuze imirimo ukora ese ko nabona umeze nk'ikimodoka cyakize feri cyangwa inzererezi cyangwa abayibobo bundi wowe ufite akazu Mana y'u Rwanda kandi uri ikigoryi nisiko Pasco kwa data wawe ako sha bundi ubwo uruzi uri kiraki cyangwa uvuga uburi ikigoryi gicucu kimara mbwira ikintu wanumagarikiye ikimara na wowe bundi ibintu nayamagarikiye ukuntu bifite amafaranga uzi agaciro bigufitiye amafaranga kare kose se ubundi wakigoryi ako bundi wewe bundi urabizi ko hano twakoresheje ubukwe ko mwakoresheje ubukwe amaze iminsi 2 sorry iminsi 2 utagira utesha iminsi 2 utarya ugiye kureba ko ngewe ikasha barya birigaragaza uko kuyo wirebye ubona usa n'umuntu urya koko basengeza ahangaha hari wowe unkujije ubundi se ndenda gukuza ninjye nakubyaye ako shangiwe ntago nenze ko amagara igihe ubugoryi nk'ubu kandi komeza witware nawe nuko amahirwe yawe ari kugeragezwa ku ntoki yo kubona akakazi Mana y'u Rwanda bajya mufite ubukwe burahari bwo gusaba gukwa kandi imirimo mo hano indani ibirimo y'ubwenge bari igikoma senze ngo mbe nyubu Mana y'u Rwanda ugeze hano uje kuvumbira n'ibikoma saho siko na nyuko batakugejeje uzi ko hano ari twe tuzahakugeza nese simwe mwanga ko ari kuba hano hari ubukwe ushatse kuvuga ko ari mushiki wawe wasezeranye cyangwa ni twanyo kwa nyoko wawe kwa nyirakuru wabo nyoko wanyu nawe ariko uracyari kunuka muhirimbiro umenye ko amahirwe yawe ari kugenda amanuka none ushatse kuvuga ko ari amazi nayo se naba ari kura yankora icyo gito kitari mu rwedetse anjyewe ntago nakijyamo Mana y'u urwedetse ni ikisha urwedetse asura ruhebe wamuhirimbiro uyobewe ko ari inzoga akantu kangana gutyo ubukazi n'ubwoko bw'inzoga ubwoko bw'inzoga ndabuzi nyine ako wakubwira umumarajipo muranitiramo bavuga umumanurajipo ntago bavuga umumarajipo urwo ni rwose warugenda waje rwedetse wamuhirimbiro ubundi ibyo ngibyo tunabyorere wangegeraho ni itayi utaye mu mwobo cyangwa utaye mu mwobo w'inzoga ubwo uranutse nyine reka nigende ukajya mu ruzi undi wajana ari njye wo guhamagaye ndavuze ngo tunake narebera ko nigende amasengesho kwita satani urimo satani jya satani ufite ngo satani wawe uzawuyise utaza ari umuntu wise ugenda se ndagiye nyine uri sara umagarikiye ikiwakigoryi aujourd'hui aussi c'est il est là le monde part en couille
kazi kangaha rero nako n'agatotsi kari kantwaye nta guhumeka mba narayizamu noneho wakubitiraho n'ibi birimo biri na hano ariko karyasi ngiye kuzayireka kuko ndabona ishaka kuzaneza ibibazo kazi kangaha abara ntabwo bizavamo n'ukuri kw'Imana hano hari n'ibyana rero ibyana byigize ibintu by'ibitesi ni icyana kitagira akantu kigufasha nko koza amasahani buri ibi byana babireze nabi buriya nge nuko batagira bamana uburenganzira nanjye nkikubita n'urushyi ariko si ubundi baba bamfasha amasahane kandi nanjye ndi umukozi ariko nanjye sinzi ukuntu mba nanjye kwiyumva ariko se ku buryo bajya bahamagara hejuru noneho bagatangira no kuntota ariko se ko ndi umukozi cyangwa ubukene burankurikiranye burundu ndi gusya kurutirano pe se ko numva n'inzara imeze nabi kandi baba bambwiye ngo nteke icyayi ariko se nta n'icyo natetse ahubwo se mabuje ubu ntaranyica ariko sha umurengo w'abakozi nanjye maze kwigira nabi Hara wari uri kureba iki? Watugoryo woga kwitwa amaboko y'ihene we urambaza iki? Kandi papa wanjye aragukubita. Ako papa ubundi aka kazi kaba hano ubundi warakayobewe ubundi mbere kuvuga ngo papa urankubita ariko ubundi akazi kari hano ubundi wowe ntabwo ubu nakabona. Muri ako kazi kose se kaba hano kuva saa moya kugeza saa 3 wakoze akahe? Akazi nakoze nuko nabyutse. Wakabyukira umuhini we. Kandi papa azakwirukana agukubite nawe mabyahita yamera. Papa we sararwana akuze ukuntu papa wari umuntu mwiza ariko mwebwe wagira ngo mwavuze ku masatura yigende. Aha ututse papa ngo nisatura ndakurega. Buretse nundega nawe uraburara. Ngo ndaburara ahubwo ndakurega ahubwo reka ndire. Ubuse kiri kwigirira wageze nk'umuntu byana byo mu bakire biba byarateze twebwe twaranariraga bakatwihora tukihoza none ngiki ngo cyare urira nyoko naza mukanyaze kuguhoza ahereka nikuramo n'ibintu byo kurira kandi naco gukubita kandi naravye filime bari gukubita abana nawe naco gukubita warebye filime bari gukubita abana kandi nawe uri umwana ndagukosora ndagukubita nawe nojya kunyigira ibyo ngibyo nyene nzangukosora uretse ndakurega nce bugufi wa mutepe wa gipetiwe n'ikindi gihe utazajya unamenyera ngo ibyana byo mu mujyi ngo barabareshejeje igikoma cyavuga sha ngiye kuguko bire papa wawe ubwo bicucu mwamwifitemo ngenda byaga bukumaramo ngewe ibyo ntuzongere kuzajya unabinzana uri kumbyumva neza ubwo nitugenda tujya no kuryama vuba nkubone wagiye cyana byo mu mujyi wagira ngo abarabireze ntago barabareze barabororesha cyane n'amagambo kigira ubu nibaranyirukana ko nanjye nkoza amakosa gishobora kubibwira mama wacyo kandi mama wacyo akemera kubi ahubwo reka nze nyigarure nkisaba imbabazi umva se garuka nkubwire ntabwo ubizi se garuka hano ariko uzajya nk'umuntu w'iniga burakaraga bari kukwinjiza mu gakino ko ntabwo uzi ko ngwa n'ibikoko byandimana by'akawunga cyangwa se by'ubugari ntabwo ubizi se ko njya mbigukora nyine ihangane nyine akutaza hawe jya uba nk'umuntu w'iniga rero ntukazajya ugire uba nk'igifurangu witurakazwa n'ubusa ku tuntu twose umuntu akubwiye ukumva ariko kuri kundi wa gutyo se wajya uhera agosha iyo umaze kurengwa ibikoko mba naguhaye ubu uhita urenzaho ugatumbuka mera nk'irindazi rigeze mu mavuta Mumbari nanga Kamubwiza ukuri hari ibintu ngore nagizigira nibagirwa no mu buzima bwawe ubundi kuva wabaho wakubitwa undi wacyana twebwe badukubitaga amakamba bakadukubita insinga none barabona agikora ku matama ariko kigira ngo bakoroho gake gake maze kikiza byo mu mujyi mwariteze reka nkubwire rero ugakubitwa amahoko y'ihene cyangwa y'ingurube gakubita amaboko y'intashya wasihawe ubundi urumva ukuntu kwa gatangiye kujya kuba siha nama byara byo mu mujyi musigaye mwubahuka
isiha n'amabya musigaye mutubona ngo nuko tuba twaraje kubakorera akazi mukagira ngo twebwe nta bwenge dufite aho kuza amashuri umuntu abarize yaba wari ufite amashuri ntabwo wari kuza koza amasahani cyangwa ngo uve wunamye muri tuwarete uri gukoropa amabyinaneye kandi n'ikindi wirirwa urahanagura intebe zo mu nzu ukoropa mbyanduza wongera ukoropa ngo warize wize ikize kumbi na za ntebe ejo niwo wazanduje abashyitsi ahubwo icyo ni icyaha cya mbere ngomba guhita nkurega aka kanya witwaje ngo urande urabimbwe mama we yari ari kuvuga ngo ninde wanduje ziriya ntebe aribwo nazongera ahubwo upfa kubona baba bavuze ngo ni ya pusi yatarukiyeho irazanduza none no umaze kuvuga kariwe ahubwo ubwo ngubwo wize n'ukuri hari ibintu ushaka gukina nabyo utazi ngo ntazi ubwo ni nk'ibiki ntabwo guturuka mu gitondo iyo saa sita zirageze ntiwari wateka kandi mama agiye kuza ahubwo wowe uragowe ndagowe saa sita zageze ariko karyasi twaragowe aranyica noneho gitondo se wigeze ukora iki nta cyayi nta biryo harya na papa umunsi araza kurya hano nenze ko papa yagiye wapi araza ahubwo wowe uyu munsi barakwirukana uragenda mu cyaro kandi hari n'umuntu nabonye uri gutonganya ku irembo kandi ujya n'imudugudu mana y'irwanda ujya n'imudugudu nyine mudugudu nabwirye kuvumba nkabona ari kubyumva vuba buryo ujya n'imudugudu umudugudu wo mu cyaro niko uramera bari gushaka ibyihebe nyine kandi akunda kwisanisha n'abantu bose kugira ngo abatetemo amakuru urandeba iki se ufite amaso ameze nk'ay'igihunyira wagira ngo inkoko yanyayemo nakubonye ufite ubibasha no kunyinisha Kasongo amasengesho kuita satani urimo satani mumbali nanga Kasongo mbona wewe songa libara itano z'amasahane nshaka amafaranga nkorera abakire bampemba banyambura basore banjye mureke dukorera amafaranga kuko umusore udafite amafaranga nta muntu umwemera uretse nyina wenyine wamubyaye niba abana barya Kanimba TV babandi bakunda abanyarwanda bose kandi natwe turabizi muradukunda mwarebye video zacu turasubiramo niba mwarebye video zacu mukaba mwazikunze nimugende mutadufolowinze nimwibagirwe na komenti ni rya Kanimba TV. Nice.